여러분 안녕하십니까? Hello everyone. Mwiriwe, uyu ni umunsi mwiza cyane. Guhurira hamwe tukiga ku bya Yesu Kristo no kwiga icyo Yesu yakoreye muri twe ni ubuntu bwinshi n'impuhwe z'Imana yaduhaye. Kera nahoze ndwara umugongo, nagiraga ibibazo by'imitsi nuko bikambabaza mu mugongo. Nakoze imyitozo ngororangingo ndakira ubu merewe neza. Hari umumisiyoneri mu gihugu cya Kenya witwa Kim, ubwo yampamagaraga ambwira ati Pastor sinshobora kunyeganyega kuko mfite ikibazo rwose inyuma ku matako. Yashatse kujya kwibagisha, namubwira nti kada ntuzibagisha aho ngaho aho uri, nushaka kwibagisha wenda uzaze inama muri Korea, ariko ku mugongo wamubabazaga cyane ntiyashoboye kuza muri Korea. Namubwira rero byibura ujye ukora imyitozo ngororangingo. Aravuga ati yego, ko hari imitsi iba ifatanyisha urutirigongo, mu gihe winyeganyije urababara cyane. Kera nahoranye ubwo burwayi, ariko gukora imikino ngororangingo, imyitozo ngororangingo nabashije gukira. Namubwira ntuzabikorere numva woroheye uzaze muri Korea uze kwibagisha. Aravuga ati yego Pastor nzabigerageza. Yakomeje gukora imyitozo y'umugongo. Naramubaje nese ngo urumva umeze ute? Aravuga ati ubu ngumerewe neza. Ati rero ubu ushobora kuzaza muri Korea kwibagisha. Aravuga ati oya sinkeneye kwibagisha. Ati unamaze gukira neza. Ni inkuru isekeje cyane sibyo? Si ku bantu bose. Iyo umugongo wambabazaga nkakora imyitozo ngororangingo, umugongo wanjye urakiraga. Ibintu nk'ibyo bitubaho mu buzima bwacu rero. Hari ibintu byinshi dushobora kumenya bishya tutari tuzi. Dushobora kugaragara nk'abazi Bibiliya neza, ariko mu gihe utazi umutima w'ukuri w'Imana uhishe muri Bibiliya, ibyo ni nkaho ntacyo ubuzi. Igihe cyinshi nkunze kujya mbivuga. Igihe kimwe perezida wacyuye igihe wa Ghana ntiyarameze neza, yaragiye gupfa. Naje gurana umukuru w'igihugu binyuze mu mufasha mukuru w'igihugu aho muri Ghana. Twari twateguye camp mu gihugu cya Ghana. Umufasha mukuru w'igihugu yari yaje kugira ngo tugezeho ubutumwa bw'ishimwe. Ubusanzwe kugira umushyitsi nk'umufasha mukuru w'igihugu biba ari gake cyane. Icyo gihe hari abanyeshuri bagera ku 2200 muri camp. Umufasha mukuru w'igihugu yaraje nuko tugezaho ubutumwa bw'ishimwe arasoza. Baba bahuze, nari nzi ko ari witataha akimara gutambutsa ubutumwa. Ariko amaze gutambutsa ubutumwa yagarutse mu byicaro bye, aravuga ati ubu sinshobora guhita ntaha. Yarahagumye kugeza ubwo igikorwa cyasozwaga. Igikorwa cyarasojwe, abantu bose barataha. Nuko araza arambwira ati Pastor hari ikintu mfite cyo kukubwira. Twagombye ko twarayipanze muri icyo gitondo. Aravuga ati umukuru w'igihugu ntago ameze neza. Ese wakwemera ukaza ukamusengera? Nti rwose nta kabuza. Bukeye bwaho umufasha mukuru w'igihugu yaje n'imodoka ze, nuko tujya ku nzu y'umukuru w'igihugu, ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Icyo gihe nicaranye nawe turebana. Umukuru w'igihugu akimara kwicara mu ntebe yaravuze ati twaranganaga twese twavutse mu 1944. Yabwiye ati Pastor simeze neza, umuganga wanjye yakomeje kunyitaho kuva kera, ariko ngubu sindi koroherwa. Muri minsi buri gitondo cyose mba ntekereza ku rupfu rwanjye. Ati ubwo nabyukaga uyu munsi mu gitondo naje gutekereza nese ubu sigarangiye kingana iki cyo kubaho. Nshobora no gupfa uyu munsi cyangwa ejo. Yatekereje ko igihe kinini ashobora kubaho hari indi minsi nk'itanu. Ariko aravuga ngo Pastor hari ikibazo mfite. Ati muri Ghana nzwiho nk'umuperezida wubaha Imana cyane. Kubera ko bitoroshye ko umuperezida yajya mu rusengero ku cyumweru, ariko njyewe ni gake cyane se mu materaniro. Icyo gihe rero perezida aravuze ati nanjye kukunda umwana w'umuntu, nanjye nakoze ibyaha mu buzima bwanjye, kandi ubu sindashyira imbabazi z'ibyaha. Ndamutse mpfuye narimbuka by'iteka ryose ndabizi, kandi ibyo bintu bibwoba cyane. Naramubaje nese nyakubahwa mukuru w'igihugu wabwiwe n'iki kuri umunyacyaha? Ati ko nakoze ibyaha se urumva ntari umunyacyaha? Ndavuga nti reka burya ntabwo uri umunyacyaha. Aratangara. Nta namwe mu isi umunyacyaha yicira urubanza rw'icyaha. Ese muganga abanyabyaha byo bavuga bati dore nakoze icyaha iki n'iki kubwiyo mpamvu reka mfunge igihe kingana gutya. Ndamwe nimenya ko mukuru w'igihugu ushobora gutahura ibyaha byawe, ariko ntabwo ari wowe urubanza. Ugomba kureba rero umwanzuro w'urubanza rwaciwe n'Imana. Ndamwe ko mukuru w'igihugu, ese waba warigeze ubona umwanzuro w'urubanza Imana yaguciriye? Ese haba hariho umwanzuro w'urubanza rw'ibyaha byanjye? Ategura hari koko. Atese uri hehe? Ni uri muri Bibiliya. Ese urashaka kureba? Ntiyego rwose ndabishaka. Namusomeye mu Baroma ibice 3:23. Haravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Abantu bamaze gucumura ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Icyo ni cyo 23 havuga. Ariko 24 havuga ikintu gitandukanye cyane n'ibindi. 23 uravuga ngo ko twakoze ibyaha twarabo kurimbuka by'iteka. Ariko 24 Yesu Kristo agaragaramo. Mu 23 twakoze ibyaha, ntabwo twabasha kwizaho ibyacu ku bwacu. Nicyo cyatumye Yesu agombera kuza. Ariko 23 Yesu ntabwo agaragaramo. Yesu agaragara mu 24. Ubwo Yesu yafaga ibyaha byacu mu kimbo cyacu, yaducunguye ibyaha byacu.
aravuga ngo ahubwo noneho batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa bwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Uramutse ugiye mu ijuru ntaho bihuriye n'ibikorwa byacu cyangwa se imirimo twakoze, kuko ibihembo by'icyaha ari urupfu. Yesu kuba yarishyuye ibihembo by'icyaha byacu ku musaraba nicyo cyatumye dutsindishirizwa. Batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa bwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Imana yapanze ibintu byinshi kuva kera hose kugira ngo iduhe umudendezo wacu binyuze mu kutweza ibyaha. Yagombye kutwezaho ibyaha byacu kugira ngo ibashe kudukiza, yabanje kutumenyesha ubunyacyaha bwacu. Kubera kugira amenye ko ndi umunyacyaha nicyo gihe nshobora kwezwaho ibyaha byanjye. Rero aya mategeko Imana yaduhaye, amategeko ntiyatangiwe kugira ngo yeze ibyaha byacu. Amategeko ntiyabereyeho kugira ngo atubuze gukora ibyaha. Amategeko y'ubwayo twarayahawe kugira ngo tumenye ko turi abanyabyaha. Naho wakora icyaha utamenye icyo cyaha utakimenyeshejwe, waba wibaza utese ko kigomba kurimbuka nta kibi nakoze, nuko waba utekereza gusa. Yesu yagombye kudukiza ibyaha byacu kubw'iyo mpamvu. Ese ni gute wakoze ibyaha by'abantu batazi ko ari n'abanyabyaha? Mu gitabo cy'Abaroma rero Imana yaravuze ngo kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Nuko rero noneho nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko imbere y'Imana. Havuga ngo iki rero munsi yaho? Ngo kuko amategeko ariyo yamenyekanisha icyaha. Hatabaye amategeko ntidushobora kubona ibyaha byacu. Haranditswe ngo ntukibe, ntugasambane. Amategeko adahari wajya usambana ntunabimenye ko wakoze icyaha. Niba nta tegeko ribuzanya kubeshya ntiwanabimenya ko wabeshye. Niyo mpamvu amategeko avuga ngo ntukagire indi mana yindi mu maso yanjye, ntukagire ishusho yari yose ikibajwe, ntukarahire izina ry'Uwiteka Imana mu busa cyangwa se mu binyoma, ntukibe, ntukabeshye, ntugasambane, urajya ubaha ababyeyi bawe, ntukarega abandi ibinyoma, ntukifuze iby'abandi. Amategeko ntabwo atubwira gusa kudakora ibintu runaka. Iyo ubeshye rirakubwira ngo icyo ni icyaha. Mu gihe usambanye itegeko riravuga ngo icyo ni icyaha. Iki nicyo amategeko atwigisha. Amategeko twayahawe rero kugira ngo tumenye ko turi abanyabyaha. Amategeko tumenyesha ibyaha. Itegeko ry'ubwaryo ntabwo ryamurika icyaha cyacu cyangwa se ngo ridukize icyaha. Itegeko ni ryakoroshya icyaha habe no kukidukiza. Niyo mpamvu handitswe ngo nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Nta muntu wigeze ubahiriza amategeko yose neza. Icyatumye Imana iduha amategeko, abantu benshi bibwira ko Imana yaduhaye amategeko kugira ngo tuyubahirize neza bityo azatujyane mu ijuru. Ariko Bibiliya ivuga ngo iki? Mu gitabo cy'Abaroma, mu gihe dukoze icyaha amategeko tumenyesha ko turi abanyabyaha. Amategeko atabayeho, na nyuma yo gukora icyaha ntiwajya umenya ko ufite icyaha. Siko bimeze? Amategeko rero ahishura icyaha cyacu. Nkuko Yesu yapfiriye mu cyimbo cyacu, ntabwo yatwejejeho ibyaha byacu gusa, tugomba kumenya impamvu twakijijwe ibyaha byacu. Niyo mpamvu Imana ibitwigisha ngo nimucumura muzarimbuka. Binyuze muri ibyo tumenyesheje ko Yesu yapfiriye ibyaha byacu. Ubu rero ikibazo ni uko ibintu byose turimo gusoma mu Baheburayo igice cya 10, impamvu bicaga ihene cyangwa se intama n'imfizi kugira ngo batambe ibitambo by'ibyaha, kuko ibihembo by'icyaha ari urupfu, hari icyo bagombaga kwica kugira ngo bishyure igihembo cy'icyaha. Tumaze kumenya neza ko Yesu yapfiriye ku musaraba kugira ngo yeze ibyaha byacu. Niyo mpamvu batambaga ibitambo by'ibyaha bishe ihene cyangwa se intama, ibyaha byacu bikabasha kwezwa. Ubwo nibwo buryo bakoreshaga mu isezerano rya kera. Ariko rero ihene ndetse n'ibimasa nibyo byezaga ibyaha byacu, ariko ibyo byari igicucu, ntibyari ishusho yabyo ubwabyo. Kubwo kwica intama n'ihene kubw'ibyaha byacu, dushobora gutahura ko ibyaha byacu byogejwe n'amaraso ya Yesu. Mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 1 haravuga ngo kuko amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo. Kuko amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza ariko akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo. Ni ukuvuga ngo ugende ku mategeko, kwica ihene cyangwa se ibimasa ni igicucu cy'ibyiza bizaza. None ubwo icyo kizaza ni igiki? Ni Yesu wagombaga kuzaza. Yagombaga gupfira ibyaha byacu. Byari byo kutwigisha ko ari waje kutwezaho ibyaha byacu. Kubwo kurambika ibiganza byacu mu ruhanga rw'iyo hene ikicwa igatambirwa ibyaha byacu, byari igishushanyo cya Yesu wagombaga kweza ibyaha byacu. Binyuze mu mategeko, ibimasa ntabwo byashobora kweza ibyaha byacu. Ibi byari igicucu cy'ibyiza bizaza gusa. Muri rusange icyo gitambo ntabwo cyabasha kudutunganya no kutwezaho ibyaha byacu. Niyo mpamvu urupfu Yesu yapfiriye ku musaraba. Igihe yapfiraga ku musaraba nicyo gihe ibyaha byacu byashoboraga kwezwa. Abantu bavuga ko ibyaha byabo byogejwe ariko ntabwo bazi uburyo byezwamo. Kugira ngo Imana tumenyeshe ko turi abanyabyaha mbere na mbere, yaduhaye amategeko. Ese Bibiliya ivuga ngo iki? Ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo. Ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo. Ese gutwarwa n'amategeko bivuze iki? Cyangwa se kuba hejuru y'amategeko bivuze iki byo? Hari itegeko rivuga ngo ntukibe, ntibye. Itegeko ntacyo ryantwara. Ariko uramutse wibye, icyo gitegeko rizagushorera. Uwo muntu ni we witwa ko ari mu mategeko. Ngo ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo.
kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindwe n'urubanza imbere y'Imana. Itegeko riravuga ngo ntugasambane. Iryo ni itegeko. Udasambanye iryo tegeko nta kiryo rikurebaho. Itegeko riravuga ngo ntukibe. Niba utarigeze bibaho na rimwe, iryo tegeko nta kiryo rikurebaho. Mbere yo kwiba rero, kugira itegeko no kutagira itegeko nacyo bivuze. Bakimara kwiba icyo gihe baboshywe n'itegeko. Iki nicyo bisobanura ahavuga ngo amategeko ibyo avuga byose bibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Twamaze gukora icyaha bivuze ko turi mu mategeko, tugengwa n'amategeko, twagombaga kuvumwa n'amategeko. Impamvu yatumye Imana iduha amategeko rero kwari kugira ngo idukize. Yaduhaye amategeko kugira ngo idukize, kugira ngo tubashe kwakira agakiza. Tuba dukwiye kumenya ngo nari umuntu wo gupfa akarimbuka. Nubwo wakora icyaha ariko numenye ko icyo ari icyaha, ntago wagira ubushake bwo kwezwa icyo cyaha. Ninde muntu ukenera amaraso ya Yesu ku musaraba? N'abakoze ibyo ariko bakaba bataramenye ko ari abanyabyaha. Mu bisanzwe abantu baba mu cyaro ntago bashobora kumenya ko ari abanyabyaha, ntago batahura icyaha. Bibiliya ibishaka kutumenyesha ko dufite icyaha, kugira ngo itume tumenya ko turi abanyabyaha. Imana yaduhaye amategeko. Ni impamvu twaha amategeko kugira ngo tumenye ko turi abanyabyaha. Ibyo amategeko avuga rero abibwira abatwarwa nayo ngo ntukibe. Ku batajya biba ntacyo bahuriyeho. Itegeko ribuzanya kwiba ntacyo bahuriyeho naryo. Hari itegeko ribuzanya gusambana. Niba utarigeze usambana, aho iryo tegeko ntacyo uhuriyeho naryo. Ntukice, iryo ni itegeko abatarigeze bicaho. Iryo tegeko ntacyo ribarebaho. Iyo dukoze icyaha, iyo twibye tugasambana, nicyo gihe duhinduka abanyabyaha. Rero tuba tuboshywe n'icyaha. Kugira ngo Imana idukize aho ngaho, Yesu yagombye kwishyura ibihembo by'icyaha. Ariko mbere yuko Yesu aza, mu isezerano rya kera babaga bafite ibitambo by'ibyaha birubuze gupfa bikishyura ibyaha byabo. Kwica ihene n'ibimasa bishatse kuvuga iki? Binyuze mu rupfu rw'iryo hene ibyaha byacu byabaga byogejwe. Iyo hene yapfaga mu cyimbo cyacu, ibyaha byacu bikezwa. Hari ahantu habiri ibyaha byacu byandikwaga. Muri Yeremiya 17:1 Bibiliya avuga ngo icyaha cya Yuda cyandikishijwe ikaramu y'icyuma n'umusiki wa halomu, gishkoraturwa ku gicaniro, ku nsika z'imitima yabo no ku mahembe ku bicaniro byabo. Ku gicaniro habaga hari amahembe ane muri buri nguni. Bibiliya ivuga ko ibyaha byacu byanditswe kuri ayo mahembe hakoreshejwe ikaramu y'icyuma n'umusiki wa halomu. Iyo abantu bagiye gusenga Imana bashoboraga kubona amahembe yanditseho ibyaha byacu. Ariko se ku ruhande rwacu ibyaha byandikwaga hehe? Ni ku nsika z'imitima yacu. Mu gihe ugenzuye umutima wawe ushobora kumenya ko uri umunyacyaha. Ariko se ibyo byaha byanditswe ku nsika z'umutima wawe wabihanagura gute? Ibyaha byandikishijwe umusiki wa halomu wabihanagura gute? Mu gihe utamba igitambo cy'icyaha, urambika ibiganza mu ruhanga rw'igitambo, ibyaha ukabyimura muri icyo gitambo. Mu gihe gipfuye kikamena amaraso, wafataga aya maraso agasigwa ku mahembe ku gicaniro. Reka dusome mu Balewi ibice 4. Abalewi ibice 4 umurongo 27. Kandi ntihagira uwo muboroheje ukora icyaha atakitumye cyo mu by'Uwiteka yabuzanyije akagibwa n'urubanza. Icyaha yakoze ntakimenyeshwa, azane umwagazi w'ihene udafite inengeho igitambo cyo gutambirwa icyaha yakoze. Umurongo 29. Arambika ibiganza mu ruhanga rw'icyo gitambo gitambirwa ibyaha. Mu yandi magambo ni ugushyira ibyaha muri iyo hene, akibikirire aho babikirira igitambo cyoswa. Haravuga ko yagomba kukica cya gitambo. Rero umwagazi nawe wajyaga wishwa nk'ibihembo by'icyaha, kandi ngo awubikirire aho babikirira igitambo cyo gutambirwa icyaha. Umutambyi yendesha urutoki ku maraso yacyo ayashyire ku mahembe y'igicaniro cyoserezwaho ibitambo. Ese kuki amaraso asigwa ku mahembe ku gicaniro? Kora ku mahembe ku gicaniro n'ibyaha byacu byandikwaga. Binyuze mu kwashyira amaraso, icyo gihe byahanaguraga ibyaha byacu aho byari byanditse. Niyo mpamvu Imana yavuze ko ibyaha byacu byanditswe ahantu habiri, hamwe ni ku mahembe ku gicaniro, ahandi ni ku nsika z'imitima yacu. Ibyanditswe ku mahembe ku gicaniro binyuze mu gushyira amaraso ku mahembe ku gicaniro, uko niko ibyaha byacu byajyaga bisibwa. Ibyaha byanditswe rero ku nsika z'imitima yacu byo, ese wabisiba gute? Wabisiba kubwo kwizera. Kubwo kwizera ko Yesu yapfiriye ku musaraba kugira ngo ibyaha byanjye byezwe, uko niko ibyaha byanjye byezwaga. Nubwo Yesu yabambiwe ibyaha byacu, ariko utizeye ko ibyaha byacu byogejwe, icyaha gikomeza kubaho mu mutima we. Ariko binyuze muri Bibiliya, kubera ko amaraso ya Yesu yogeje ibyaha byacu, avuga ko atazibuka ibyaha byacu kundi, niko handitse. Abantu benshi uyu munsi barabizi neza. Abantu benshi bajya mu nsengero bazi ko Yesu yapfiriye ku musaraba apfira ibyaha byabo. Ikintu kibabaje cyane nuko nubwo Yesu yapfiriye ku musaraba,
bakomeza kuvuga ko ari abanyabyaha. Iki ni ikintu gishengura umutima cyane. Bibiliya iduhamiriza ko turi abakiranutsi. Kubera iki? Kubera ko abantu nta kwizera bagira. Ibyaha byanditswe ku mahembe ku gicaniro bisibwa n'amaraso, ariko ibyaha abantu bakibuka mu mutimanama wabo nta buryo bafite bwo kubyeza. Ese ibyaha byanditswe mu mutimanama wabo babihanagura bate? Mana, naribye, narabeshye, narasambanye. Nubwo bibuka ibi byaha bakoze, ariko nyamara mu gihe Yesu yapfiraga ku musaraba, yahaniwe ibyaha nagombaga kuzahanirwa. Nubwo nakoze ibyaha, ariko ibi byaha byarogejwe. Rero binyuze mu kwizera ko ibyaha byacu byogejwe ku musaraba, uko niko twezwa ibyaha byacu. Abantu benshi bezera ko bapfiriwe, ariko ntibizera ko ibyaha byabo byogejwe binyuze muri we. Niyo mpamvu baravuga ko ari abanyabyaha kandi ko bashobora kuzarimbuka. Imana yarakoze imirimo myinshi kugira ngo ibashe kudukiza. Imbere na mbere yatumye Yesu apfira ibyaha byacu ku musaraba. Yesu yapfiriye ku musaraba rero kugira ngo yeze ibyaha byacu, arangije tugira abakiranutsi. Ariko abantu bakomeza kuvuga ko bakiri abanyabyaha. Imana ibishaka kubamenyesha ko ibyaha byabo byogejwe. Niki cyatumye iduha amategeko? Mu gihe bamenye ibyaha byabo, bamenya ko bagiye kurimbuka. Ariko ubwo Yesu yapfaga, ibyaha byanjye byarogejwe. Binyuze muri izi nzira Imana yaraziciye kugira ngo babashe kwezwa ibyaha byabo. Nubwo abantu benshi bahamya ko ibyaha byabo byogejwe na Yesu, ariko bakomeza guhamya ko bakiri abanyabyaha. Uko ni ukuri kw'ibibazo bikomeye cyane amatorero y'uyu munsi afite. Rero mu gihe nsoma Bibiliya, nakoze ubushakashatsi ku bitambo by'icyaha, nkomeza kuhasoma. Ubwo nigaga isezerano rya kera n'irishya, kenshi nagiye nkora ibyaha inshuro nyinshi, ariko naje kwizera ko ibyaha byanjye byose byogejwe n'amaraso ya Yesu. Ubu ni umunsi ntashobora kuzibagirwa. Hari tariki 7 z'ukwa 10 mu 1962 mu gitondo cya kare, naje kumenya ko ibyaha byanjye byogejwe. Guhera icyo gihe ntibivuze ko ntongeye gukora icyaha na busa, ni kuko nakoze ibyaha, ariko sinari nkiri umunyacyaha. Kubera ko Imana yavuze ko itakibuka ibyaha byanjye ukundi, byari bisobanutse neza cyane. Icyo nicyo Bibiliya idusobanurira rero. Batambaga ibitambo by'ibyaha mu isezerano rya kera, ariko ibyo ntibyashobora gukuraho ibyaha byacu. Rero muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana, reka dusome mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa mbere. Ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro abatunganishije ibitambo bahora batambuka umwaka utashye. Ese ibyo ni ukuvuga iki? Ibitambo by'icyaha bajyaga batambuka umwaka utashye byajyaga byeza icyaha, ariko bitari mu buryo butunganye. Ubwo batambaga igitambo cyezaga icyaha kimwe, yakongera gukora icyaha nanone ntacyo byabaga bikimaze. Wongera ugacumura, ukongera ukica intama nanone, wacumura ukongera ukica n'intama nanone, ibyo bigakomeza bityo. Rero ibi byari igicucu cy'ibyiza bizaza, ari we Yesu, ariko si byo shusho yabyo ubwabyo. Ibi bitambo twatambaga nk'uko amategeko ategeka byakuragaho icyaha, ariko ntabwo byakuragaho ibyaha byacu mu buryo bw'iteka. Niyo mpamvu uko ducumuye twagomba gutamba ibitambo by'icyaha. Niyo mpamvu handitswe ngo ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro abatunganishije ibitambo bahora batambuka umwaka utashye. Ibitambo by'amatungo batambaga byezaga icyaha kimwe, ariko ibyaha bakoze bagomba gukora mu gihe kiri imbere byo ntibyabaga byejejwe. Imana rero ntabwo yishimiye amaraso y'ihene cyangwa se n'ay'ibimasa. Reka dukomeze dusome. Ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro abatunganishije ibitambo bahora batambuka umwaka utashye. Bagomba gutamba ibitambo uko wacumuye. Tuvuge ko nakoze icyaha, ntanze umwana w'intama w'igitambo cy'ibyaha byanjye. Tuvuge ko ibyaha byanjye byegejwe. Ibyo byabaga mu kanya gato gusa, ntabwo byakoragaho ibyaha tuzakora mu gihe kizaza. Niyo mpamvu bahoraga batamba ibitambo buri mwaka wose buri uko bacumuraga. Bagombaga kwica umwana w'intama cyangwa se umwana w'ihene. Ariko igitambo cya Yesu cyo cyari gitandukanye. Ejo hashize twaganiriye ku Baheburayo igice cya 9, twasomye mu Baheburayo igice cya 9, Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 11. Ariko Kristo amaze kuzahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha ryari riri gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo no kuvuga ko ritari byo mu byaremwe ibi, kandi ntihinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye, amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Ibitambo byaho bicaga ihene cyangwa se intama byasobanuraga urupfu rwa Yesu. Ibitambo bya kera rero bajyaga basiga amaraso ku gicaniro cyo mu isi. Ariko icyo twe kumenya nuko iyi si igengwa n'ibihe. Habaye igihe cyahise, cyane n'igihe kizaza muri iyi si. Niba nkoze icyaha rero, nagomba gutamba ibitambo by'icyaha cyanjye kikezwa. Nacumura nanone, nagomba gutamba ikindi gitambo cy'icyaha nanone. Nakongera gucumura nanone, nkongera ngatamba ikindi gitambo nanone. Umwaka ku wundi bagomba guhora batamba ibitambo igihe cyose. Ariko se kuki tuba dukeneye Yesu ubwo ngubwo? Mu gihe bicaga intama ndetse bagatamba ibitambo byababarirwaga akanya gato, ariko kugira ngo
adusohoreze gucungurwa ku iteka, ya maraso amennye ku musaraba ntabwo yigeze ajya kuyasiga ku gicaniro cyo ku isi, yagiye gusiga amaraso ku gicaniro cyabaga mu ijuru. Bitewe nuko iyi si igengwa n'ibihe, igihe cyahise, igihe cya none n'igihe kizaza. Tugira amatariki yo kuvuga ngo tariki runaka z'ukwezi runaka, umwaka runaka, ariko nujya mu bwami bw'Imana ntabwo uzaba ukeneye isaha, kubera ko iyi saha tuyikenera mu gihe tubaho muri iyi si. Umwaka, ukwezi, umunsi ndetse n'amasaha. Iyi si igengwa n'ibihe, ariko nitujya mu buziraherezo, nta gihe cyahise, nta gihe kizaza, habaho igihe cya none gusa. Mu buziraherezo rero ibintu byose bibaho iteka. Uramutse ugiye mu bwami bw'Imana mu buziraherezo, ntabwo wajya wambaye umubiri wawe. Uyu mubiri uzasaza upfe. Ugomba kwambara umubiri utajya usaza. Amaze kudusoreza gucungurwa ku iteka, ntabwo byakozwe n'amaraso y'ihene cyangwa se n'amaraso y'ibimasa, ahubwo yinjiye mu buturo bwera bwo mu ijuru kubw'amaraso ye, nuko aba yasiga amaraso. Uko niko yogeje ibyaha byacu by'iteka ryose. Ntabwo watura ibyaha byawe rero buri uko wacumuye ngo dore nakoze icyaha iki n'iki n'iki, ahubwo iyo wizeye Yesu, kubera ko amaraso ya Yesu yatwejeje iby'iteka, twaracumuraga tugatanga ibitambo, tugacumura tugatanga ibitambo, ariko tukibikora ukundi, kubera ko igitambo dutambiye ni icy'iteka ryose. Aya maraso ye niyo yatwaye mu buturo bwera bwo mu ijuru, kubera ko aho ngaho ari mu buziraherezo, nta gihe cyahise n'igihe kizaza hagira, habaho igihe cya none gusa. Uramutse wambaye umubiri wacu rero, uramutse witwaje iyi saha ukagera mu buziraherezo, nta masaha abayo, nta gihe kibayo, ibihe birakomeza ubudashira, nta n'impamvu yo kwandika amatariki. Rero amaraso ameneye ku musaraba yarayitwaje, nuko ajya ku gicaniro cyo mu ijuru, kubera ko aho ari mu buziraherezo. Mu gihe tujye mu ijuru ntabwo tugomba kwitwaza umubiri wacu. Uyu mubiri wacu wo ugengwa n'ibihe nawo. Nyuma y'imyaka 100, imyaka 200 umubiri urasaza. Tugomba kuzahindura tukambara undi mubiri wundi udasaza, kugira ngo beho by'iteka. N'ibyabyo bigomba kwezwa iteka, bitari mu myaka mike gusa. Ubwo umuhungu wanjye yajyaga kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta nzu nigeze imugurira. Yariraga mu itorero, agakora amasuku mu itorero, yigishaga mu ishuri ry'abana. Uko niko yabagaho. Iyo nza kugurira inzu umuhungu wanjye muri Amerika, iyo nza kumukodeshereza ukwezi, yari kwishyura andi mezi asigaye. Iyo nza kumwishyura umwaka umwe, yari kwishyura indi myaka ikurikiyeho. Ariko bitewe nuko yagiye kuba mu itorero, nta nzu yari akeneye kwishyura na busa. Na Yesu nawe nuko niko yejeje ibyaha byacu. Yeze ibyaha byacu igice twari kwezi bisigaye, ariko yogeje ibyaha byacu iteka ryose. We ntabwo yagiye kweza ibyaha byacu by'igice gusa, ahubwo yogeje ibyaha byacu byose. Yesu yapfira ibyaha byacu ku musaraba, yagiye imbere y'igicaniro cyo mu ijuru, yitwaje amaraso ye aba ari hasiga. Aho mu bwami bw'ijuru ibintu byose bihoraho iteka, n'amaraso ye nayo ahoraho iteka. Niyo mpamvu yaduhesheje gucungurwa ku iteka. Ntabwo bishoboka ko twazaba abanyabyaha ukundi. Ariko abantu bagitekerereza mu bwami bw'igihe, abantu bakomeza gutekerereza muri iyi si igengwa n'ibihe, baba bavuga bati ubu nakoze icyaha kubw'impamvu ndi umunyacyaha. Ubu rero Yesu yapfiriye ku musaraba, ayo maraso yasizwe ku gicaniro cyo mu ijuru. Aho ngaho ibintu byose bihoraho iteka. Ibintu byose bihoraho iteka, n'ibyaha biba bigomba kwezwa iteka aho ngaho. Uyu munsi wa none abantu benshi Bibiliya ntabwo bayizi. Ngo nawe si icyaha cy'inkomoko cyo bite? Abantu bavuga ko Yesu yogeje icyaha cy'inkomoko, ngo ibyo dukora buri munsi tugomba kubyeza ubwacu. Muri Bibiliya nta cyaha cy'inkomoko, nta n'icyaha cyawe ku giti cyawe, byose ni icyaha. Yesu yogeje ibyaha kubwo gutamba ibitambo by'ihene n'intama n'ibimasa, byari igicucu cy'ibyo Yesu agomba kuzakora ubwo azabaje. Ibyo bitambo ntabwo byashobora kuraho ibyaha byacu ku buryo bw'iteka. Buri mwaka wose bagomba guhora batamba ibitambo igihe cyose. Ubu rero ugiye mu bwami bw'Imana, uba ugomba gukuramo ayo menyo ya pirate. Ntabwo yakenera ukundi, kubera ko hari ibintu byose bihoraho iteka. Kubera ko supuresi zawe zisaza, biba ngombwa kuzihindura, ariko hari mu bwami bw'Imana hose ko bigenda. Ikintu kimwe cyose nuko hari mu bwami bw'Imana, kugira ngo ujye byabyo bigomba kwezwa iteka. Kubwo kubyeza rimwe cyangwa se kabiri gatatu ntabwo biba bihagije. Nanjye ubwo nabashaka bashaka kubisobanukirwa, naribazaga nese ubwami bw'ijuru buzaba burambirana bingana iki? Sinzi rwose uko bimeze, ariko Bibiliya iravuga ngo ni ubwami bw'iteka. Ari idini ryitwa Shinshanji, umuyobozi wabo Imana yaravuze ngo Korea niyo Shinshanji. Bibiliya ivuga ko ariho ijuru rishya n'isi nshya. Bibiliya ivuga ko ijuru rishya n'isi nshya bizaza biturutse mu ijuru. Ubutaka bwa Korea bumaze bufite amateka imyaka 5,000, ntabwo ariyo si nshya. Bibiliya igaragaza neza rero yuko ijuru rishya n'isi nshya ngo bizaza biturutse hejuru mu ijuru. Iyi si igengwa n'ibihe siko imeze. Habaho ubwami bw'iteka ryose, habaho isi nshya, hazabaho isi nshya,
kugira ngo Yesu yeze ibyaha byacu rero, Yesu ntiyamennye amaraso ye ku gicaniro cyo mu isi, yamenjeje amaraso ye ku gicaniro cyo mu ijuru kugira ngo yeze ibyaha byacu by'iteka. Ese ibi bihebuje bingana iki? Uko ni ugucungurwa kw'iteka, inshuro imwe ihagije kugeza iteka. Muri isi rero ntabwo dushobora kweza ibyaha byacu iteka, tuba tugomba kubyeza kenshi. Amaze kudusoreza gucungurwa kw'iteka, ugucungurwa kw'iteka kurahagije mu kweza ibyaha byacu rimwe. Mu gihe ugituye muri uyu mubiri, ushobora gukora ibyaha, ugakora amakosa, ugacumura, ukabeshya, ariko ibyo ngibyo biratambuka bigashirana nyuma yo kwakira agakiza. Ariko nukwiye gutinya kubera ko Yesu yamennye amaraso ye ku gicaniro cyo mu ijuru kugira ngo ibyaha byacu byezwe iteka ryose. Abantu ntibajya basobanukirwa Bibiliya. Hari abakubwira ko Yesu yogeje ibyaha byacu, icyaha cyacu cy'inkomoko ku byo twikorera tugomba kubyeza ubwacu. Abantu nk'abo bazajya mu muriro. Nyamara Yesu yogeje ibyaha byacu rimwe kandi burundu bihagije. Ntiyigeze asigaza n'agace gato cyane k'icyaha. Byose yarabyishyuriye. Hari umupasiteri wavuze ngo mu nzozi zanjye nagiye mu kuzimu, nuko nihannye, nuko njyanwa mu ijuru. Ibyo nta shingiro bifite na busa. Muri Bibiliya harimo nk'inkuru ya Lazaro ndetse n'umukire. Wa mukire yararimbutse ajya mu muriro, nuko arasaba ngo nimunyorereze Lazaro akoze urutoki rwo mu mazi, nuko atonyangirize ku rurimi rwanjye. Barangije baramusubiza ngo ntibishoboka kubera ko abari aho ngaho ntibaza aha ngaha, n'abari hano ntibaza aho. Ariko yavuze ko mu nzozi ze ngo yabonye ajya mu kuzimu, ngo yihannye ngo ajya mu ijuru. Icyo ni ikinyoma rwose cyambaye ubusa. Ninde utakwihana yagiye mu muriro se? Ese ninde wakwihana ariko yagiye mu muriro? Iki gihe nta muntu wazarimbuka, nta muntu umwe wajya mu muriro ngo arimbuke. Bibiliya ivuga ko twakira imbabazi byaba binyuze mu maraso ya Yesu. Ntabwo ari muri ubu bwami bugengwa n'ibihe ubu tubamo. Iyo duhinduye imitima yacu, tugomba gutahura iby'ubwami bw'iteka. Bamwe muri mwe mushobora kuzajya mu bwami bw'iteka mu myaka 10. Nanjye bishobora kuzambaho. Kenshi njye mbitekerezaho. Icyo gihe nzishima, siko bimeze. Rimwe na rimwe mbitekerejeho mba numva nihebye. Ariko nshimira Imana ko tutazaba kuri isi iteka ryose. Yesu yasutse aya maraso ye ku gicaniro cyo mu ijuru. Kandi muri iyi si ibintu byose bigengwa n'igihe. Ibyo mu ijuru byose bigengwa n'ubuziraherezo. Ibiri mu ijuru byose bibaho iteka. No kugira ngo ibyaha byacu byezwe rero, ntibyakozwe n'amaraso y'ihene cyangwa se n'ay'ibimasa, ahubwo kubw'amaraso ye bwite. Harakurikira havuga ngo amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Sinari nagera mu bwami bw'iteka kugeza ubu. Ari nshobora kuzahasura igihe gito. Umuntu wese aramutse asuye mu ijuru by'akanya gato mu butembere, abantu bose bakwakira agakiza. Ngo ntibyakozwe n'amaraso y'ihene cyangwa se n'ay'ibimasa. Igitambo cy'icyaha cyajyaga gitambwa n'ihene n'ikimasa ndetse n'intama. Byari igicucu n'ubuhanuzi bwa Yesu agomba kuza agapfira ibyaha byacu. Kugira ngo yeze ibyaha byacu ntiyakoresheje amaraso y'ihene cyangwa se n'ay'ibimasa, ahubwo yakoresheje amaraso ye bwite atubonera gucungurwa kw'iteka. Kandi ngo yinjiye ahera cyane rimwe gusa n'amaraso ye. Ibyo iyo tubitekerejeho dushimira Uwiteka Imana cyane. Bimeze nk'inzozi. Tuzajya muri ubwo bwami tubane n'umwami wacu iteka ryose. Data ari mu gituza cy'Imana na mukuru wanjye na mushiki wanjye. Hari abandi bantu benshi bajya imbere y'Imana. Ubu ngubu maze gukura mu myaka. Sinzi ngo ni ryari. Sinzi ko ari uyu munsi cyangwa ejo. Nta nubwo mbyizeye neza. Umwami aramutse ampamagaye, n'iri joro nataha. N'uyu mupasiteri Kim nawe Imana imuhamagaye yahita agenda. Sinabasha kumufata. Shoye kumufata namubaza nese urajya hehe? Reka ntawe ugomba kugira guma hano. Pastor Kim ari mu ijuru barimo kubiseka. Arimo kubyumva. Ariko rwose tuzajyayo. Yesu yogeje ibyaha byacu iteka ryose kugira ngo adushoboze kujyayo. Ntabwo atwejeje icyaha cy'inkomoko gusa ngo narangiza adusigira ibindi ngo tubyiyezeho ubwacu. Yaza gusigaza icyaha na kimwe, nta n'umwe ari kujya mu ijuru. Niba agomba kweza ibyaha byacu by'iteka. Ngo Kristo amaze kuzahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza. Katwongera dusome mu gice cya 10. Igice cya 10 n'umurongo 5. Nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati, ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Mera ko ndavuga nti dore ndaje Imana mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri jye, nzanywe no gukora ibyo ushaka. Amaze kuvuga ibyo ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye ari ibitambwa nk'uko amategeko ategetse, aherako aravuga ati, dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Yakuyeho ibya mbere y'amatungo yatambwaga nk'ihene n'intama, ashyiraho ibya kabiri, bivuze ko ari ukohereza Yesu. Umurongo wa 10. Reka tuwusomere rimwe twese. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubeshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Amen. Binyuze mu gitambo cy'umubiri wa Yesu Kristo yitambye inshuro imwe yonyine gusa ihagije kugeza iteka.
ntabwo yogeje ibyaha bikeya, ahubwo yogeje ibyaha byose inshuro imwe. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubeshejwe n'uko umubiri wa Yesu Kristo watambwe rimwe gusa kugira ngo bibe bihagije kugeza iteka. Igice cya 10 n'umurongo wa 14 naho ngo kuko abezwa batunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose, binyuze mu kwica intama no kwakira imbabazi cyangwa binyuze amaraso ya Yesu. By'imibiri biratandukanye. Yesu yinjiye mu ihema ryo mu ijuru n'amaraso ye bwite. Mu gihe amenaga amaraso ye ku gicaniro cyo mu ijuru, yadusoreje gucungurwa kw'iteka. Si abantu bakoze ibyaha gusa mu buryo busanzwe, ahubwo icyaha warakoze uko cyaba kimeze kose, yamaze kuduhesha gucungurwa kw'iteka. Icyo tugomba gukora gusa ni ukubyizera. Nta kindi dusigaje gukorera ibyaha byacu, kubera ko Yesu yarabikoze byose. Icyo ukwiye gukora ni ukubyizera gusa. Yemwe mw'abantu mwe, isi y'uyu munsi n'ubukristo byamaze kwangirika. Bumva ko hari icyo bagomba gukora, bavuga ko bagomba kwihana, bagomba kwatura, bagomba kumena amarira. Reka da, siko bimeze. Si ibyacu gukora, ahubwo ni Yesu ugomba kubikora byose. Kandi rero yapfuye ku musaraba, yogeje ibyaha byacu byose. Rero ntukiri umunyacyaha ukundi. Ndamutse nibye nkatabwa muri yombi, nafungwa muri gereza. Hagendewe ku mategeko muri Koreya banshyira muri gereza, ariko mu mategeko yo mu ijuru turabakiranutse iteka ryose. Twese turera, twese turatunganya iby'iteka. Urabyizeye? Yego koko, igitabo cy'Abaheburayo nibyo kidusobanurira. Ikibabaje nuko abantu benshi n'abapasiteri uyu munsi ntibagisoma igitabo cy'Abaheburayo cyane. Niyo mpamvu mu nsengero bakigishwa ko bakira abanyabyaha. Ubwo namenyaga uku kuri, natangiye kukwigisha abantu benshi cyane. Ubwo nabivugaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abapasiteri benshi baratangaye, baravuga bati koko ubusobanuro bwa mbere tubwumvise. No mu ruzinduko nakoreye muri Afurika ubushize, abapasiteri benshi mu gihugu cya Kenya, hari abapasiteri bagera ku 3,300. No muri Cote d'Ivoire naho niko bimeze, no muri Togo. Nabwirije ubutumwa bwiza abantu benshi. Byari bihebuje cyane. Ntibyavuye ku mirimo yacu, ntibyavuye ku murava wacu, ahubwo byari ubuntu bwa Yesu. Uko niko ibyaha byacu byogejwe, icyo nicyo nabasobanuriye. Iyo nsomye Bibiliya ni ibintu byumvikana neza. Mu gice cya 10 n'umurongo wa 10, mu gice cya 10 n'umurongo wa 10, reka tubasomere rimwe twese. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubeshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije kugeza iteka. Hano nimuhitegereze neza, haravuga ko twejejwe, sibyo? Twakoze iki? Nta na kimwe. Yesu yapfuye ku musaraba, arangije aritamba, binyuze muri we twarejejwe. Kandi uko kwezwa rero guhoraho iteka. Ibi ni ibintu bihebuje cyane. Satani ayobya abantu benshi cyane uyu munsi. Bavuga ko Yesu yapfiriye ibyaha byabo, ariko abantu benshi barakize ko bakira abanyabyaha. Ibyo bishengura umutima cyane. Ariko mu gihe tubwiriza uko kuri guhebuje cyane, abantu benshi ntibajya babimenya, batwita abayobe. Numva mbagira imbabazi cyane. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana, kubera COVID-19, twabashije kubwiriza ubutumwa bwiza mu bitangazamakuru. Ubu ndashimira Imana cyane kubw'ubuntu bwayo. Ubwo korona yadukaga, twabwirije ubutumwa bwiza mu bitangazamakuru bigera kuri 265. Mu mwaka ushize hagati, byari ibitangazamakuru 655 byacishijeho gahunda yacu. N'ubu ngubu hariho ibitangazamakuru byinshi cyane birimo gutambutsa ibiganiro byacu. Mu gihe abantu benshi bakomeza kubikurikirana, ibitangazamakuru byinshi birabikunda. Nagize amahirwe menshi cyane. Nabo bagize amahirwe menshi cyane kubera ko batambukije ibyigisho byacu. Shimira Imana cyane. Niyeguriye imirimo y'ubutumwa bwiza, nibyo nkora byonyine gusa. Hari ibintu byinshi mbura kuko hari ibintu byinshi usanga ntafite, ariko kubw'ubuntu bwa Yesu Kristo tubasha kubwiriza ubutumwa bwiza, kandi twarejejwe. Hari abantu benshi n'uyu munsi bataramenya uko kuri, bari bavuga ko ari abanyabyaha. Niyo mpamvu tuzakomeza kujya tubwiriza ubutumwa bwiza. Ejo hashize twagiye Busan. Umukuru w'igihugu cya Mozambique ndetse n'umufasha we baje mu gihugu cya Korea. Bari barakomanze ubwato, bakomanze ubwato mu ruganda rwa Samsung. Rero bari babwise izina, kubera ko bitaga izina. Rero ubwo bwato baguze, umukuru w'igihugu ndetse umufasha we bashatse kurigita izina, bari bashatse kubwita izina. Umufasha w'umukuru w'igihugu urashatse guhura nanjye ku munsi w'ejo njya mu mujyi wa Busan. Igihugu cya Mozambique numvise ko ari igihugu gikize cyane, gifite peteroli nyinshi. Rero ubwo twajyagayo muri hoteli, twari kumwe n'abapasiteri bacu ndetse na perezida w'itorero ryacu, twagiye kubonana nabo. Nta mwanya uhagije twari dufite, ntabwo twaganira igihe kinini. Rero natumiye kuzajya muri Mozambique mu kwezi kwa kabiri k'umwaka utaha. Muri Mozambique tuzahakorera ibikorwa bya Mind Education. Icyo nicyo twaganiriyeho. Umufasha mukuru w'igihugu yashimiye Imana cyane. Ibihugu byinshi cyane mu isi bishaka kudutumira kugira ngo tuzabashe kwigisha ibi bya Mind Education. Uyu munsi twaganiriye ku ikoranabuhanga n'umupasiteri, umubishop ukomeye cyane mu gihugu cya Tanzania. Ntekereza ko mfite ahantu henshi cyane ho kuzusura. Shimira Imana cyane. Ubushize nagiye muri Tanzania, hari abantu 2,000 bose bari bakoranye.
ntabwo nshobora kubyibagirwa. hari itsinda ry'abantu bari bicaye imbere bahise bahaguruka gusa mu materaniro hagati. Iyi ni ifoto y'igihe byabaga. Icyo gihe abantu bari bahagaze imbere barahagurutse batangira kubyina hagati mu cyigisho. Bari bishimiye cyane agakiza bari bakiriye. Ni umubishopu, nawe ni umubishopu ukomeye cyane, nawe yamaze kuntumira mu buryo bwemewe. Kuri inshuro rero nabwo tuzasura igihugu cya Tanzania. Nari umunyacyaha mubi cyane wanduye wahindanye, ariko tariki 7 z'ukwezi kwa 10 mu 1962 nta muntu ugeze abimbwira, ariko mu gihe nasomaga Bibiliya namenye ko ibyaha byanjye byababariwe. Ibyo ubwo nabiganirizaga mushiki wanjye yagize impungenge. Nyuma y'indirimbo za korali maze kwitoza, hari abashiki bacu bajyaga baza bakambaza batese nigute dushaka kwakira imbabazi z'ibyaha. Sinashobora kuba nabisobanura neza, ariko igihe cyarashize nkomeza gusoma Bibiliya. Nta byinshi nari nzi kuri amagambo, gusa nari nzi ko ibyaha byanjye byababariwe muri icyo gihe. Ariko kuri ubu ngubu naje kumenya kubisobanura, kuko naje kumenya neza. Kuri ubu ngubu aho ngiye hose mu isi, iyo mbisangije abantu baravuga ngo ni ubwa mbere babyumvise. N'abapasiteri benshi babyumvise bibakora ku mutima cyane. Hari abantu benshi baturega ibinyoma bakabivugira mu rwihisho, ariko abadusanga bose babishimira Imana cyane. Abantu 300 muri Kenya, muri Ghana, n'abantu bagera ku 2500. Ahangaha ni muri Kenya ndetse no muri Cote d'Ivoire naho hari abantu benshi cyane bariyo. Nashimiye Imana cyane. No muri Togo naho byari ibintu bihebuje cyane. Ahangaha mu Burani muri Cote d'Ivoire nashimiye Imana cyane ko abantu benshi cyane nk'abo ngabo bakira imbabazi z'ibyaha, baranezerewe, barishima ubwo batahaga. Mu rugendo rwacu ruheruka twakoreye muri Amerika, abayoboke b'insengero nyinshi cyane baradutumiye tujya kubwiriza ijambo ry'Imana. Igihe kimwe nahoze mpatana n'ibyaha, ariko ubu mbwiriza uko kuri. Ubu twafunguye ishuri ryacu rya teolojiya muri New York. Ni ishuri rica kuri murandasi. Ubu ngubu dufite abantu 15 barimo kwiga mu ishuri ryacu rya teolojiya. Abo bantu 15 bazahabwa uburenganzira bwo gukorana na Good News Mission. Nishimira cyane amasomo yabo, bishimiye cyane amasomo yabo. Baramutse bagiye mu mashuri ya teolojiya asanzwe, biga ubumenyi bubaruhije gusa bubagora, ariko iyo baje bakiga ubutumwa bwiza mu buryo busobanutse, bene data rero kubwiriza ubutumwa bwiza ni umunezero kuri. Hari abantu benshi bari bugufi bwacu mu nsengero batari bakira imbabazi z'ibyaha. Mureke tubabwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo bazabone umunezero uva ku Mana. Maze kwakira agakiza guhera mu 1962 natangiye kujya mbwiriza ubutumwa bwiza buri munsi, kuko abantu benshi mu itorero ryacu iyo bakira agakiza bakabohoka ibyaha byabo, mbona uburyo babana n'umunezero n'ibyishimo byinshi. Nimureke tube tubwiriza ubutumwa bwiza. Kadusenge. Nyagasani Imana yacu turagushimye, twarabo kurimbuka kubera ibyaha byacu, ariko tugushimiye cyane ko wadukijije Nyagasani. N'uyu mugoroba nabwo twaganiriye kuri Yesu, tugushimiye ko ubutumwa bwiza buri gusakara mu isi yose. Dukundire twese tube kubwo ubutumwa bwiza, twemere tuguhimbaze ko warejeje ibyaha byacu. Urakoze Nyagasani, dusinze byose twizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane.